أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro intumwa y'Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, no gusabira bitanze bagatanga umwanya wabo, bagatanga igihe cyabo kugira ngo barusheho kugaragaza idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abo bose Imana ibishimire. Namwe bavandimwe mubasha kunyumva, ni ngombwa yuko twagumya kwibukiranya kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala urwibutso yarushyize mu bice bigera kuri bitatu. Igice cya mbere Allah subhanahu wa ta'ala ati fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Uzibutse, urwibutso rugirira umwemeramana akamaro. Uwemera ko Imana iriho, uwemera ko Imana ari igihangange, uwemera ko Imana ari ishobora byose, uwemera ko iherezo rye ari ku Mana, uwo n'ubundi niwe wakagombye kwibutswa. Imana ikongera iti fadhakkir sayadhakkar man yakhsha. Nanone uzajye wibutsa, kubera ko ugomba kwibuka ni wa wundi wicisha bugufiya akumva ko we ari munsi y'amategeko y'Imana. Uwo rero namara kumva urwibutso rw'Imana nawe ruzamugira akamaro. Ahandi Imana ikagira iti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar. Ati uzajye wibutsa kubera yuko wowe icyo ushinzwe ni ukwibutsa. Gusa uzajya amara kumva yarangiza agatera umugongo ku byo yibukijwe, Imana iti nitujya kumuhana tuzamuhana twihanukiriye. Aha rero bavandimwe dufatanyije kwemera, niyo mpamvu twakagombye kwita ku rwibutso, kuko ntacyo Imana yatwigishije inatwibutsa uretse ko kidufitiye akamaro, nta n'icyo Imana yatujije uretse ko nanone kitugiraho ingaruka walau kana hin. Niyo byatinda ariko icyo ukora cyiza uba uzakibona, n'icyo ukora kibi uba uzakibona. Ku hadithi y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku hadithi izwi cyane nuko Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agira ati albirru la yubla wa dhanbi la yunsa wa dayanu la yamutu i'mal ma shi'ta kama tadinu tudani. Urakora icyiza ntabwo kibagirana, niyo hazashira igihe Imana izakwishyura icyo cyiza wakoze. Nanone nukora ikibi kabone niyo hazashira igihe, nanone Imana izakwereka icyo kibi wakoze cyangwa unakiryozwe cyangwa ubone ingaruka yacyo niyo hashira igihe runaka, mu gihe uzaba uticujije. Hanyuma Imana nanone intumwa y'Imana ikatugaragariza yuko Imana iriho ibihe byacu byose. Imana ibiri kumwe natwe, gusa ngonda, ku munota, ku isaha, ku munsi, ku cyumweru, ku mwaka, ku kwezi, Imana iri kumwe natwe. Kandi Imana ntabwo yo irangiza igihe cyayo. Impamvu bavuga ko Imana itarangiza igihe cyayo ni uko wowe ubwirwa wowe uzarangiza igihe cyawe. Hanyuma nyuma yuko yo kumenya bino bintu bitatu, yuko icyiza ukora kitibagirana, ikibi ukora kitibagirana, Imana ikugenzura amasaha 24, bakakubwira bati kora icyo ushaka mu gihe ushaka, amahitamo n'ayawe, ariko uko uzaguza, uko uzaguriza uko nguko niko nawe uzishyurwa. Uzaguriza ibyiza uzishyurwa ibyiza, uzaguza ibibi nanone uzishyurwa ibibi. Ibyo byose rero bavandimwe, niyo mpamvu dufashe uyu mwanya no kugira ngo turebe nibura ku cyitwa ijambo ryitwa asabr. Dukunze kuvuga ngo no kwihangana. Kenshi tumenyereye yuko kwihangana ari ukwihangana no kwihanganisha nk'uko Imana ibitubwira, ariko rimwe na rimwe tukumva yuko kwihangana ari ukwihangana mu bihe by'amage, mu bihe by'ibibazo. Ariko intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaragarije ukwihangana ko kugabanywa mu bice bitatu. Aratubwira ati asabr yanqasimu ala 3 aqsam.
kwihangana kugabanywamo ibice bitatu. Igice cya mbere harimo asaburu taa, kwihanganira kujya ukora ibyo Imana ishaka n'ibyo Imana igusaba n'ibyo Imana ikwingingira kugira ngo ukore bikugirire akamaro, kabone n'iyo wowe waba utabishaka, ariko ibyo ngibyo ukabikora ugamije kugira ngo ushimishe Imana. Allah subhanahu wa ta'ala aho ngaho nanone kongera akatubwira ati ba bandi bitura ineza cyangwa bakora ineza batagambiriye kugira ngo bishyurwe n'uwo bakoreye iyo neza, illa butigha wajhi rabbihil a'la, bakabikora bagambiriye kugira ngo bishimirwe n'Imana umuremyi wabo. Imana iti abo ngabo wala sawfa yarda, Imana iti tuzabaha nabo bishime. Navuga ko gukora icyiza ugambiriye ineza Imana izaguha birimo nanone ukwihangana. Urugero nko gusari, urugero nko gutanga mu byo ufite, cyane cyane no muri ibi bihe abantu babonamo ko ari ibihe bikomeye, kwigomwa ugatanga ibyo ufite nawe none nibyongera bikakugarukira wowe. Ahangaha rero ubikora ugambiriye kugira ngo wowe ubwawe ushimishe Imana yawe, kandi nanone Imana ikongera iti walladhina yunfiquna fis sarai wa tarai, ba bandi bagatanga ibyabo mu nzira zikomeye no mu nzira zoroshye, mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, abangaba Allah subhanahu wa ta'ala bo tuzabaha indishyi, tuzabaha ingurane y'ibyo batanga, kandi tuzabaha ingororano nziza. Uko no kwihangana kw'igice cya mbere intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira kwihanganira gukora icyo Imana ishaka, kabone n'iyo we byaba bikugoye. Hanyuma nanone icya kabiri nuko hariyo bita asabur al-maasi, kwihanganira kudakosereza Imana, nanone birakaza Imana. Mu gihe ugiye gukora ikintu ukabona yuko Imana iri bukurakarire, icyo kintu wakagombye kukivamo vuba vuba mbere yuko ubona uburakari bw'Imana, kubera yuko ntabwo uzi icyo ngicyo uba ugiye gukora uburemere bwacyo ku munzani wawe. Wenda umunzani wawe wari hejuru w'ibyiza, icyo wagikora nanone kikaba ari cyo kigira noneho uburemere umunzani wawe w'ibyiza ukamanuka, hanyuma wa munzani w'ibibi ukazamuka. Ibyo nabyo no kugira ukwihangana, hanyuma ukava mu bibi, cyangwa se wajya gukora ikibi ukagira ukwihangana ko kukireka. Kandi intumwa y'Imana nanone kongera ikagira iti uzanga ikintu mu nzira ya haramu, Mwenyezi Mungu azakimuha mu nzira ya halali. Iyo wanze ikibi iteka mu nzira mbi, Imana ikikuguranira mu nzira nziza. Hanyuma nanone hakaza igice cya gatatu ari cyo bita asabura anil musiba, kwihanganira icyaza gishengura umutima wawe, kwihanganira icyaza gihungabanya ubwenge bwawe, kwihanganira icyo ubonye icyo ari cyo cyose kije ariko kikaza gifite ubukana kuri wowe, kinakuremereye muri roho yawe, kikuremera umutima wawe, kikuremereye ubwenge bwawe, yaba ari ubwoba yaba ari agahinda, ibyo byose ukumva yuko ugomba gushakishirizamo ukwihangana. Kisa imenyerewe, tuzi neza ko hari umumama wigeze kugira gutya apfusha umwana we w'umusore. Hanyuma igihe yari ari kumva y'umwana we, umubyeyi akaboroga akavuga ati unsize hehe, kunsize ndi jyenyine. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko intumwa y'Imana iza kuhanyura iri kumwe n'abasangirangendo. Irangije iragenda imukomanga ku rutugu, iramubwira iti ya Uliya itaqillah, yewe umukecuru gerageza kwihangana usubire mu rugo. Hanyuma undi ntabwo yitaye kuri kumubwira no kumenya uri kumubwira uwo ari we, ahubwo yavuganye uburakari, avugana n'agahinda afite. Aravuga ati mva hejuru, kubera yuko ibyambayeho ntabwo ari wowe byabayeho, niyo mpamvu mbwira ngo nihangane. Hanyuma biba ngombwa yuko intumwa y'Imana ibona uburakari bw'uriya mu mama, ikomeza urugendo rwayo. Mu gihe yagendaga habayemo umusahaba umwe, aragenda aramubwira ati mama, ese wari uzi uwo uri kubwira uwo ari we? Wari uzi ko wabwiraga ari intumwa y'Imana? Umukecuru yumva ko akoze ishyano, akoze amahano, arirukanka aragenda asanga intumwa y'Imana itari yagera aho yagombaga kugera, imusanga mu nzira, akubitira ipfukamiro hasi aramubwira ati ewe ntumwa y'Imana, ngira ukwihangana byatewe n'uburakari ndetse n'umujinya ndetse n'agahinda nari mfite, biba ngombwa ko ngusubiza kuriya. Intumwa y'Imana imubwira amagambo agira ati jye nafataho isomo nawe ugafata isomo. Intumwa y'Imana yaramubwiye iti inna sabura inda sadamatil ula,
ukwihangana kuza mu gihe umuntu agifatwa n'ibibazo, niho ushakishirizamo ukwihangana. Iyo rero tugize ukwihangana kw'ibyacu, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati inna allaha ma'a sabirina, Imana iri kumwe na ba bandi bagira ukwihangana. Ikindi nanone Allah subhanahu wa ta'ala yakomeje atubwira mu magambo dusanga muri surati al-Baqara aya y'155, aratubwira ati lanabluwannakum bishay'in, mwicare muzi neza ko tuzabagerageza kuri buri kimwe icyo ari cyo cyose. Minal khawfu, hari igihe kizagera mwebwe mukagira ubwoba tukabateza ubwoba, wal ju'i, ndetse tukabateza n'inzara, wa naqsu minal amwal, ndetse imitungo mwari mufite nayo ubwayo tukayigabanya, wal anfus, nanone mu gihe mwari mwishimye tukabateza akababaro, wa thamarati, hari igihe ibyo mwahingaga mutazabisarura nk'uko mwagombaga, cyangwa se mwagombaga gusarura byinshi kubera ko mwari mubitezemo umusaruro n'ibindi. Wa bashiri sabirin, Imana iti noneho mpera abazagira ukwihangana ku bigeragezo twabahaye. Alladhina idha asabatuhumul musiba, bamwe bazagerwaho n'ibigeragezo nta handi baruhukira, nta wundi basaba, nta n'undi bategemea, nta wundi biringira uretse ko biringira Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma ijambo muri bo rigaruka nirigira riti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mu gihe narindi mu byishimo byari byaravuye ku Mana, none niba ngize agahinda none ahangaha cyangwa bafite ubwoba, ubwo Imana niyo isubije. Umuntu atakaza icyo yari afite. Niba nari mfite umutungo ukaba wagabanutse, nuko nigeze kuwugira, nari narawuhawe n'Imana, ubwo Imana niyo iwushubije. Niba nari mfite abana, wenda umwana nkaba mubuze, ubwo icyo gihe Imana y'ubwayo niyo isubije wa mwana yampaye, n'ibindi byose. Aha rero bavandimwe dufatanyije ukwemera, nuko tugomba kureba icyo Imana ishaka kutwereka muri iyi sobro, uko kwihangana. Hanyuma nanone Imana ikomeza ibwira abayemera nyakuri, abayiziho ubushobozi, abayiziho yuko ariyo kamara muri bo. Imana irababwira iti ahasiba nasu an yutraku an yaqula amanna wa hum la yuftanun. Abantu bagibaza yuko tuzabihurira gusa bakidegembya hano kuri iyi si, bakaba mu munezero, bakabaho uko bumva bashaka, tutabagerageje kandi bazi neza ko twagerageje ababanjirije. Imana iti tuzabagerageza kugeza ubwo tuzajya tubona batugarukiye muri mwebwe, abatwemera b'ukuri, abumva ko ari twebwe kamara kuri bo. No kuvuga yuko rero tugira ukwihangana muri gahunda zose turimo, tumenye yuko Imana itatwanze, ahubwo igerageza kutugerageza kugira ngo irebe ni bande muri twebwe bashobora kuba bagarukira Imana ishobora byose. Tugumye tugira ukwihangana, tunasaba Imana y'ubwayo igumye kuduha kwihangana. Iki cyari igice cya mbere cyo kwihangana. Imana nidushoboza tuzagira ikindi gice cya kabiri. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.